reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza, nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Nshuti bakunzi Babaho Neza TV, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira amagara mazima, nibyo mpora mbifuriza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, ndabakunda cyane. Reka nongere mbifurize umwaka mushya muhire. Turacyari mu kwa mbere, turacyari kwifurizanya umwaka mushya. Niba wari warabuze umwanya wo kwifuriza aba umwaka mushya, bawifurize hanyuma ubahe n'impano. Hari abantu batajya bakunda gutanga impano. Buriya gutanga impano, gushimisha ukunda ni byiza cyane. Ni byiza cyane kubera ko bituma urukundo rwiyongera, ukamutekerezaho nawe akagutekerezaho. Nicyo gituma abantu bagira urukundo. Buriya rero utatekereje ku muntu ngo ugire icyo umukorera, buriya urukundo ntabwo ari amagambo gusa. Urukundo rugendana n'ibikorwa. Ntabwo uvuze ngo niba ukunda umuntu uvuge ngo ndagukunda gusa birangire. Ugomba kugira urukundo rugendana n'ibikorwa. Urukundo ntirube amagambo gusa. Hari abakunzi bacu rero babitweretse, hari inshuti zacu ziri ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye, abagiye batwohereza ubutumwa, batwoherereje message, abagiye batubwira bati rwose tubahaye impano, by'umwihariko kuri Noheli. Kuri Noheli abantu baduhaye impano rwose, aho gati baho neza, namwe nimubeho neza. Nimubeho neza. Abo bose rero babikoze babikuye ku mutima, nagira ngo mbabwire ko muri abagaciro. Gushima ni byiza. Iyo umuntu akubwiye ati nakoresheje umuti wawe ungirira akamaro, none akira ishimwe. Ibyo bintu ni byiza kandi ni ingenzi. Hanyuma n'abandi bafite umuco wo kudashima, ntimukabe intashima. Mujye mushima, mushimire n'Imana, mugende mutange n'ituro. Tange n'ituro, mushimire Imana. Ibyo bintu byose rero nibyo bituma Imana nayo ikuzirikana, ikavuga ngo ibyo nagukoreye, ko buriya natwe nubwo tuba turi abaganga, ariko buriya Imana iradukoresha kugira ngo uwo muti nawe ukugirira akamaro. Iyo rero uwo muti ugukijije, ugashimira muganga, ugashima n'Imana, ubuzima burushaho kuba bwiza, hanyuma ukagira amagara mazima. Rero buriya umubiri, nk'uko nkunze kubibabwira, umubiri nicyo gishoro cy'umuntu. Umubiri nicyo gishoro cy'umuntu. Ibyo wakora byose, ibyo waba utunze byose biva mu maboko yawe. Rero niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Imana yawe umugisha imirimo y'amaboko yawe, ibintu bigenda neza, ugatunganirwa, kandi ukibuka ko hari uwabiguhaye, ukibuka ko hari uri hejuru ya byose, ukamusenga, ukanamushima. Ndavuga Imana, ukayisenga, ukayishima. Tudatinze rero, hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko ari umusaza w'imyaka 70, akaba arwaye umuvuduko na diyabete. Hanyuma rero yatubwiraga ko ni ibaruwa ndende, yatubwiraga ko ibinini nta kintu biri kumumarira, abinyweye imyaka 20. Abinyweye imyaka 20, ariko uko abinywa tensiyo ikarushaho kuzamuka, umuvuduko ukazamuka cyane. Bivuze ko umubiri we ibinini wamaze kubica amazi. Ibinini wamaze kubica amazi, nta kintu bikimumarira. Uyu munsi rero ngiye kukubwira umuti ushobora gukoresha wowe ufite ikibazo cy'umuvuduko na diyabete icyarimwe, wowe wirwaye byombi. Uyu muti uragufasha. Hanyuma rero niba urwaye ibi bintu byombi, ikintu kibanza ukwiriye gukora ni ukuzajya unywa amazi ahagije, litiro 2 ku munsi.
ukamenya ko litiro 2 z'amazi wazinyoye. Hanyuma ikindi cya kabiri ugomba gukora ni ukwirinda umunyu mwinshi. Kwirinda umunyu, binabaye byiza wazajya wirira umunyu wa gikukuru. Ugashyiramo akunyu gake ka gikukuru, akaba ariko wimenyerera. Uriya munyu w'ingezi ukawihorera. Akunyu ka gikukuru akaba ariko umenyera, akaba ariko uzajya ushyira mu mafunguro yawe. Hanyuma ikindi, uburwayi byose, umuvuduko na diyabete, ugomba kwirinda ibinyamasukari. Ibinyamasukari, ibintu by'isukari ukabyirinda, by'umwihariko isukari zo mu nganda. Isukari zo mu nganda, ibi byose biba birimo isukari byo mu nganda, ugomba kubyirinda ukabigendera kure. Hanyuma kandi binabaye byiza wakwirinda n'amavuta, hanyuma ukajya ukoresha amavuta ya elayo cyangwa olive oil cyangwa igihwagari. Kandi nabwo si byiza kuyakaranga ukayashiriza. Abantu benshi bakaranga bagashiriza amavuta, bagashiriza igitunguru, ugasanga byashiriye. Ntabwo ari byiza rero ku muntu ufite ikibazo gushiriza amavuta, ahubwo byaba byiza ugiye ufata akayiko ukayashyiraho ku isahane. Ibyo watetse wabitogosheje, hanyuma ukayashyiraho ku isahane, ugashyiraho akayiko kawe k'amavuta ku isahane. Ibyo bintu ni byiza cyane, biragufasha wowe ufite ikibazo cy'umuvuduko na diyabete. Ibyo ni ibintu by'ingenzi ukwiriye kujya ukora mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ikindi nanone, ukibuka gukora udusiporo. Ukibuka gukora siporo, ushobora kugura umugozi ugasimbuka mu rugo, ushobora gukora agasiporo katavunanye ku bantu bari mu zabukuru, ukagenda n'amaguru, icyuya kikaza, kumva ko ibyunzwe byakuvuyemo kabisa, ugakora nk'urugendo rw'isaha n'amaguru cyangwa iminota 30 umanuka uzamuka ahantu haterera, kugira ngo bya byuya bigende bigusohokamo. Gukora siporo rero ni ingenzi kuko nabyo bisukura umubiri, imitsi igakora neza, amaraso agatembera neza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha mu gihe ufite ikibazo. Igihe ufite ikibazo by'umwihariko, ikibazo cy'umutima, by'umwihariko ikibazo cya diyabete cyangwa ikibazo cy'umuvuduko. Mu gihe ibyo bice bitari gukora neza, ugomba kugira gute? Ugomba gukora ibyo ngibyo, ugakurikiza amabwiriza, ukumva inama tuba turi kukugira kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Hanyuma rero tudatinze, niba uri umuntu ufite ikibazo cya diyabete n'umuvuduko icyarimwe kandi umaranye igihe kirekire, dore uko uzabigenza niba ufite ikibazo cy'umuvuduko na diyabete icyarimwe. Uzagenda ufate igikombe cy'amazi, uyacanire abire, namara kubira ufate ikiyiko kimwe cy'ifu y'igisura ushyire muri ya mazi, ufate ikiyiko kimwe cy'ifu ya moringa, ngo ni ibibabi, ntabwo ari imizi cyangwa ibindi cyangwa imbuto, ahubwo ni ibibabi, ifu y'ibibabi bya moringa. Hanyuma ukoroge uvange. Hanyuma numara kuvanga, umaze kunoga, uzafata agafu gakeya ka tungurusumu. Tungurusumu ziba ziseye, agafu ka tungurusumu ugakozamo intoki izi ngizi ebyiri gutya, ukaminjiramo. Agushyiramo kenshi, agakeya ka tungurusumu ukaminjiramo muri cya gisura na moringa, hanyuma ugakoroga, ukanywa mu gitondo na nimugoroba. Iki gikombe ukakinywa mu gitondo na nimugoroba. Nuko nguko uzabigenza mu gihe ufite ikibazo cy'umuvuduko
na diyabete icyarimwe umaranye igihe kirekire. Ibi byose kandi ushobora kubikora unywa n'icyo kinini, ntacyo bitwaye rwose. Ibi ngibi bizagenda bihite bigabanya isukari, biyimanura ijye hasi, umuvuduko ujye hasi, ubuzima bwongere bugende neza, ubeho neza, umeze neza, nta kibazo cy'umutima ufite, nta kibazo cy'isukari ufite, navuga ngo isukari yazamutse, ngo isukari yamanutse, bizahita bigenda biringanire, bisubire ku murongo. Ntabwo nakubwira ngo bitwara igihe runaka, kubera ko imibiri y'abantu itaresisita kimwe. Hari uwo bishobora gufata ukwezi kumwe, hari uwo bishobora gufata amezi abiri, hari n'uwo bishobora gufata amezi atatu. Ubu rero ngira ngo abenshi mu bafite umuvuduko na diyabete, hari abipima, hari abafite kariya gapima umuvuduko akipima, hari abafite agapima isukari akipima. Benshi barabizi, ugenda wipima ureba ikigero cyaho bigeze, ureba uko bimeze. Hanyuma rwose ushobora no kujya ubifata buri munsi, bikibera ifunguro rya buri munsi rwose, nta kintu bitwaye, kuko ntago ari umuturura, ntago ari umuti uzakugiraho ikibazo. Kubera ko kenshi abantu bo muri Koreya rwose barabizi, abakoreyani barabizi ko igisura ari imboga zabo mu buzima bwa buri munsi. Igisura ni imboga bakunda cyane, ndetse n'abantu bo muri Koreya bari hano mu Rwanda usanga baza bakagura amafu y'igisura rwose, bagapakira indege bakajyana. Igisura ni imboga bakunda cyane, kubera ko bazi akamaro kazo. Kubera ko igisura kiyungurura imitsi, kikayungurura amaraso. Igisura kizibura imitsi kuri ba bantu barwaye za ndwara z'imitsi, za rubagimpande, cyangwa ibinure mu mitsi, byo bita za cholesterol, cyangwa kuvura kw'amaraso. Abantu bagira amaraso avuze, amaraso afashe, igisura kiraza kigahambura ibyo bintu byose biri mu mitsi, hanyuma amaraso agatembera neza. Hari abantu baba bafite imitsi yazibye, hari abantu baba bafite ibibazo by'imitsi, ugasanga umuntu arwaye umuvuduko bitewe n'iki? Bitewe n'uko amaraso ye atari gutambuka neza mu mitsi, imijyana n'imigarura bitari gukorana, amaraso akagenda ntagaruke, cyangwa yagaruka agatinda mu nzira, ugasanga umutima uri gutera wohereza ubusa, amaraso ataragaruka. Rero iyo sirikirasiyo y'amaraso mu mubiri ikorwa neza cyane mu gihe wakoresheje igisura. Igisura amaraso azagenda neza cyane. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, ndabakunda cyane. Icyo nakubwira nuko niba wifuza kubaho neza kandi wikunda kubaho neza, nyarukira muri Milanova Cooking Academy, wige guteka, wige kudekora amakeke cyangwa za gato mariage, gukora amakeke, gukora amabiswi, gukora ibintu byose uzi bikomoka ku ifarine, ibyo wifuza, ibyo nawe utazi gukora, cyangwa hari ibyo ufiteho nosiyo, hari ibyo uzi gukoramo gake, uraza ugafata amahugurwa y'igihe gito, hanyuma nawe ugahita ubikora by'umwuga, ukiga guteka by'umwuga, ukabona akazi muri hoteli, ukaba wanashinga resitora yawe. Ushobora kwiga gukora ikawa, ukaba nawe washinga ka kafe, ushobora kuba wajya hanze, cyane cyane mu bihugu by'Abarabu, ukajya gukora ububarista. Ibyo ni ibintu rero bishobora guhita bikwinjiza mu kazi wize igihe gito cy'amezi abiri gusa, ugahita utangira kujya mu kazi kose. Ushobora no gushinga YouTube channel yawe, nawe ukajya ukora ibyo biganiro wigisha abandi, bikakugirira akamaro kandi ukagirira n'akamaro abandi. Kubera ko njyewe ntago nkunda umuntu wikunda, nkunda umuntu ugira icyo amenya,
akakigisha n'abandi. Kubera ko kuri iyi si ni uruhererekane, ejo bundi uzaba wagiye haza undi ugusimbura, nawe agende haza undi. Nuko nguko bimeze rero, tuba tugomba kwigishanya kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza nubwo abazadukurikira mu gihe twe tuzaba tutagihari. Niyo mpamvu ibi byose tuba tubikora kugira ngo no mu gihe tuzaba tudahari ibyo twakoze bizasigare byigisha abandi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, nawe ubutaha.